ingengabihe y'Imana igihe cyose n'ibimeze nk'iyacu, kandi amasezerano y'Imana kuri wowe azasohora mu buzima bwawe nubwo utabasha kuyabona aka kanya asohora. Iby'Imana yaremye biratangaje. Uko ndushaho kwiga ibyaremwe niko ndushaho kubona ibitangaje Uwiteka yakoze. Pacific salmon ni ifi itangaje cyane, n'utariga ibyayo reba ukuntu itangaje cyane. Pacific salmon iyo ari ntoya igenda yoga iva aho yavukiye ikagenda mayiro 100, mayiro 500, mayiro 1000, ariko igihe cyayo kigeze cyo gupfa zongera kugaruka aho zavukiye. Iyo ubuzima bwazo buri kuzicika zishakisha iwabo, zikoga nyinshi muri zo zigenda amamayiro menshi cyane zigaruka aho zavukiye. Ibi abascientifique bibaza ukuntu zibikora. Ni gute ifi nk'izi ngizi ziba zaragiye kure cyane zarongotanye zongera kugenda ibirometero byinshi cyane zigaruka iwabo aho zavukiye? Hari impamvu ebyiri zikomeye. Icya mbere, bene izo fi zigira icyumviro cyo guhumurirwa naho zavukiye. Icyo cyumviro kigashyirwa mu bwonko bwazo igihe zivuka. Iyo rero zarimo zaragiye kure zarongotanye kure zirimo zigenda mu mazi zigiye gusaza, cya cyumviro kigaruka mu bwonko bwazo zikaba zabasha gusubira iyo zavuye zitayobye. Cya kabiri ni icyagaragaye mu bushakashatsi bwakozwe muri 2005, aho abashakashatsi mu bya siyansi bavumbuye ko hari uturemangingo tumwe turi mu bwonko bw'ifi ya salmon dukora nk'urushinge rwa dira, dufite microscopique ya rukuruzi iduhuza mu bwonko bwazo. Bene izo nshinge za dira ziba muri ubwo bwonko bw'izo fi za salmon nizo ziyobora ayo mafi gusubira iwabo. Rero salmon igira icyumviro gitangaje cyo kubara igihe, ikamenya igihe cyayo cyo gupfa nuko zigiye gupfa zikabimenya. Zimenya ko zikwiriye gusubira aho zavuye. Pacific salmon menya ko igiye gupfa nuko igatangira gutekereza byasubira iwabo. Iyo ubuzima buzicanze zitangira gusubira iwabo. Kubw'ibyo rero buri wese muri twashyizwe mu bwonko bwe n'umuremyi wacu utangaje ko dukwiriye kwifuza kujya iwacu. Umuremyi yadushyizemo icyumviro cyo kumva dukeneye kujya iwacu. Tuzi neza ko hari icyo dushaka kiruta iyi si iri mu burwayi, kurwara umutima, urupfu, tukamenya byimbitse ko uko turemyemo mu mibereho yacu muri iyi si atari iwacu. Intego azanye Yesu Kristo kuri iyi si rero ni ukugira ngo azatujyane mu ijuru. Impamvu yaje mu isi ni uko ashaka kutujyana mu ijuru aho ari. Imirongo muri Bibiliya itangaje cyane tuyisanga mu Bagalati igice cya 4:4. Bibiliya igaragaza iki cyifuzo cyiza cyane cya Yesu Kristo cyo kutujyana iwacu. Rero nufite Bibiliya yawe ndakurarekera kwifata ukajya mu Bagalatiya igice cya 4:4. Nirwo rufunguzo rwacu rwo kwiga Bibiliya muri uyu mwanya. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana we wabyawe n'umugore kandi bose atwarwa n'amategeko. 5 ugacungura abatwarwa nayo bideshe guhinduka abana b'Imana. Hari ibintu bitatu rero bitangaje muri uyu murongo byo kwitabwaho. Icya mbere, hari ingengabihe y'ijuru. Icya kabiri, ni gahunda iteguye.
icya gatatu tubona intego cyangwa se impamvu yagaragajwe. Iyo urebye rero aya magambo hagati y'icya 40 igihe gikwiriye gisohoye ni ingengabihe y'ijuru. Imana yohereza umwana wayo, iyo ni gahunda yateguwe ngo acungure abatwarwa n'amategeko. Iyi ni intego yagaragajwe. None rero ndasaba ngo uko twiga ibintu Mwuka Wera arushaho kuvugana n'imitima yacu nk'uko avuganaga n'abahanuzi ba kera aba ari ko avugana natwe. Reka bwa mbere turebe igitekerezo cy'ingengabihe y'ijuru. Yesu ntiyapfuye kuza ku gihe kibonetse cyose, ahubwo yaje igihe gikwiriye gisohoye. Ibi ntibikwiriye kudutungura kubera ko binyuze mu mateka Imana yagiye buri gihe cyose ishyiraho igihe, kandi icyo gihe si igihe kibizaba uko ibonetse, ahubwo dushobora kubisanga mu butumwa bwo mu isezerano rya kera by'umwihariko bugaragaza ko Imana ifite ingengabihe y'ijuru y'ibizaba mu buhanuzi. Urugero, iyo urebye mu Itangiriro 6:3, igihe cy'umwuzure wari ugiye kuza, ntabwo apfuye kuza gutyo gusa. Itangiriro 6:3, Uwiteka aravuga ati Mwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu banjye iteka ryose, nuko rero iminsi yabo izaba 120. Imana yari ifite ingengabihe ko Nowa agomba kubwiriza imyaka 120, umwuzure ukabona kuza. Kongera kubona ibi nanone mu buhanuzi bwabaye mu gihe cyagenwe. Ibuka Abisirayeli bari mu buretwa bwo mu Egiputa, ntibavuye muri ubwo buretwa gusa mu gihe kibonetse cyose. Iyo usomye mu Kuva 12, Kuva 12, binyuze mu mateka Imana yagiye igira ingengabihe y'ubuhanuzi. Kuva 12 umurongo wa 41. Iyo myaka Kuva 12 umurongo wa 4 wa 41. Iyo myaka uko ari 430 ishize hatabuzeho umunsi, hadasazeho umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. None gendana nanjye dusomere hamwe umurongo wa 41. Kuva 12:51. Birashoboka ko byatworohera gusoma ku rukuta. Reka tubirere hamwe. Kandi birasohora kuri uwo munsi nyine Uwiteka yakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa uko imitwe yabo yari iri. Yari Imana yari yateganije ko Abisirayeli bagomba kumara muri Egiputa imyaka 430, kandi ibyo nibyo yavuze inshuro ebyiri ngo kuri uwo munsi. Imana ifite ingengabihe y'ubuhanuzi. Imbaraga zose za Farawo ntizari kugundira Abisirayeli muri Egiputa. Ingabo z'Abanyegiputa ntizari guhura n'iz'Imana ishobora byose. Rero Imana ihora ikorera ku gihe ntigikererwa. Ibyo tubibona ku Banyaburoni batsinda Isirayeli. Muribuka uko Abanyaburoni batsinze, nuko n'Abisirayeli bafashwe bunyago n'Abanyaburoni imyaka 70. Nebukadinezari aza gutsindwa na Dariyusi na Kuro, ariko ku iherezo ry'iyo myaka 70. Reka tubirebe muri Yeremiya 29 umurongo wa 10. Imana sihindagurika, kandi Imana igira ingengabihe y'ubuhanuzi bw'ibizabaho. Yeremiya 29 umurongo wa 10. Imbaraga zose z'ikuzimu ntizari gushobora kubuza imvura kugwa mu gihe cyo kwa Nowa. Imbaraga z'ingabo z'Abanyegiputa zose ntizari kurekera Abisirayeli mu buretwa nyuma y'imyaka 430. Imbaraga z'Abanyaburoni zose ntizari kugumana Abisirayeli, nuko Abamedi n'Abaperesi babohorera Abisirayeli ubwo buretwa. Yeremiya 29 umurongo wa 10. Ahubwo Uwiteka aravuga. Ninde uri kuvuga ibi? Uwiteka aravuga ati nyuma y'imyaka 70 ihanuriwe i Babuloni, nzabagenderera mbasohozeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino. Mu yandi magambo, nyuma y'imyaka 70 imbaraga zose z'Abanyabuloni, imbaraga zose z'Abamedi n'Abaperesi ntizashobora kubarekera mu bunyage, kuko nzaza kubagarura iwanyu.
mbese imana bigira ingengabihe y'ubuhanuzi bizaba mu by'ukuri irayigira. Umuhanuzi Daniyeli yavuze igihe cya nyacyo Mesiya yagombaga gutangira umurimo we wo kwitamba, kandi igihe Yesu yaziye yaje mu gihe kigeze. Tugaruke mu Bagalatiya rero igice cya 4 umurongo wa 4. Bibiliya ibivugaho, Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4, igihe gikwiriye gisohoye. Mbese icyo gihe ni iki? Ni igihe gikwiriye gisohoye. Ubwo bwami bw'Abaromani, ntibwari bushobore gutambamira kuvuka kwa Yesu. Igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo. Mbese si bitangaje ko Kayizari Augusto, umuyobozi wa Roma mpagani, atanga itegeko ngo abantu bose bo kwisi bandikwe. Nuko Mariya na Yosefu bakava i Nazareti aho bari batuye, bakagenda urugendo rw'amayiro 90 berekera i Betelehemu ngo Kristo avuke. Nk'igisubizo cy'iryo tegeko ry'umuyobozi w'Abaroma mpagani, Yesu avukira ahantu h'ukuri i Betelehemu, aho umuhanuzi yari yaravuze imyaka amajana menshi mbere y'uko biba, kandi ibyo byabaye mu gihe gikwiriye gisohoye. Hari interuro ikwiriye kwitabwaho. Amagambo ari mu bifuzwe ibihe byose, paje 32. Imigambi y'Imana nigira icyitera kwihuta cyangwa kitinze, kuko imeze nk'inyenyeri zigenda zinyura mu nzira Imana zigeneye. N'iki Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4 avuga? Mu gihe gikwiriye Imana yohereza umwana wayo. Intego y'Imana ni igibanguka cyangwa ikererwe. Ndabasaba kubitekerezaho. Igihe bwa mbere isezerano rya Mesiya ryatanzwe ryari? Ni ryari? Ni mu gihe cy'itangiriro. Itangiriro igice cya 3:15. Inzoka yashutse Eva. Satani yihanze muri iyo nzoka, nuko Imana ivuga ko Mesiya azaza akamenagura, akajanjagura umutwe w'inzoka, ariko na Kristo nawe akazakomeretswa uruguma rukira. Rero isezerano rya Mesiya ryatangiye mu itangiriro. Noneho buri gisekuru kigacaho gitekereza ko Mesiya azaza. Ibinyejana byinshi biragenda birashira, abandi barategereza ngo Mesiya azaza, kandi isezerano ryo kuza kwa Mesiya ryaratanzwe kuva minsi ya Adamu na Eva. Iryo sezerano ryasubirwagamo kenshi n'ababyeyi babwira abana ngo Mesiya azaza, agiye kuza. Ababyeyi bakaririmbira abana mu turirimbo bakitangira gukambakamba ngo Mesiya azaza. Abakurambere n'abahanuzi bakomeje kugira ibyo byiringiro bakiriho, ariko ntiyaza. Ibinyejana 40, imyaka 4,000 yose irashira, ariko mu gihe cya nyacyo nk'uko Daniyeli yabihishuye mbere mu murwa wa Betelehemu, nk'uko Mika yabivuze, abyarwa n'isugi nk'uko Yesu yabihanuye. Yesu avuka igihe gikwiriye kigeze, kubera gahunda y'Imana tuzi ntijya yihuta ngo ikererwe. Nk'uko mu gihe cya mbere cyo gutegereza habayo gutinda, niko no mu gihe cyacu ugenda. Tujya twibaza impamvu Imana itaza. Mwaha Imana yacu turagutegereje, ariko gahunda y'Imana tuzi ni igihinduka cyangwa ikererwe, kandi Imana ifite ingengabihe yera. Ubu dufite amasomo 2 agenewe abantu b'Imana bo mu bihe bya nyuma. Icya mbere, kubera ko amasezerano y'Imana atajya asohora ako kanya, ntibivuze ko atazasohora. Hari igihe kwihanganira Imana mu buzima bwacu bitugora cyane. Duhamya ko twizera Imana, ariko bidasohoye dutangira kwibaza, Mana byagenze gute? Mana narasenze, ndongera ndasenga, none sinigeze mbona igisubizo Mana. Ariko ingengabihe y'Imana siyo ngengabihe yacu buri gihe, kandi amasezerano y'Imana kuri wowe azasohozwa mu buzima bwawe, nubwo utabasha kubibona ubu, ariko azasohora. Hari isomo rya kabiri dukwiriye kwiga. Gutegereza bikuza kwihangana.
gutegereza bikomeza ukwizera kwacu. Gutegereza bitwigisha kwihangana. Nyamara hari ingorane n'akaga kari mu mucyo wo gukererwa biri mu gutegereza. Tubura ibyiringiro twari twiteze, tugatakaza gutegereza n'amahirwe. Mu gihe cy'imyaka 4000 uvuye mu itangiriro ukageza mu gihe cya Yesu Kristo yavukiye, abayuda nabo bahuye n'izo ngorane, batakaje ibyo bibazaga, barabihirwa. Batekereza ko Kristo aza mu gihe cya mbere nk'umwana unesha. Bumvise nabi ubuhanuzi bwavuga by'amasezerano ya Mesiya, ko yari buzaze kurokora inyoko muntu igihe gikwiriye gisohoye. Mbese n'icyo utekereza ko Pawulo yavugaga agira ati igihe gikwiriye gisohoye? Hari ibintu 5 byabaye mu isezerano rishya byatumye icyo gihe gikwiriye gisohora. Bwa mbere dusoma iby'amahoro y'abaromani, Pax Romana, ko hariho mahoro mu bwami bw'abaromani bwose mu gihe cy'ivuka rya Yesu Kristo by'umwihariko. Muri icyo gihe cy'umutekano kugenda byari byoroshye. Rero iki gihe cy'amahoro n'umutekano cyari cyiza kuri Mesiya ngo aze, kubera ko ubutumwa bwiza bwari bukwirakwizwa hirya no hino byoroshye kandi vuba muri icyo gihe cy'amahoro, aho bitari bishoboka mu gihe cy'intambara. Icya kabiri, ubwami bw'abaromani bwari bwarahuje ubwami bwabo binyuze mu kubaka imihanda, rero aho ushobora kugenda byoroshye cyane kandi vuba. Icya gatatu, abaromani bavugaga ururimi rumwe, Ikigiriki, kandi urwo rurimi rwavugaga hose mu bwami bw'abaromani. Rero Imana ari ifite igishushanyo mbonera. Igihe gikwiriye gisohoye, Imana ihereza umwana wayo. Igihe dufite imihanda yubatswe n'abaromani ngo yoroshye ingendo, igihe ubutumwa bwiza bwari bwamamazwa hose vuba, dufite ururimi rumwe hose rw'Ikigiriki. Hari ibindi bintu byinshi cyane byari biri kujya mbere muri icyo gihe by'umwihariko. Dufite amadini y'abanyamahanga yatsinzwe, kandi iyo dini ry'amahanga ryari ryarananije abantu cyane. Nukuri nk'ingaruka z'ibyo hari ugufungukirwa, ukwakirwa kutari kwarigeze kubaho. Nanone dufite abayuda muri icyo gihe barimo bashaka kwigobotora ubwo bwami, kandi bateraniraga i Yerusalemu buri mwaka. Rero niba Kristo araje akavuka mu gihe hari imihanda yubatswe n'abaromani ngo ihuze ubwo bwami, hari gukoreshwa ururimi rumwe rw'Ikigiriki, byari kwihutisha iyogezabutumwa. Kandi dufite abantu bateranira i Betelehemu buri mwaka, ubutumwa bwa Mesiya bwari bugiye gukwirakwira hose bivuye muri buri bwoko. Nanone dufite ukwangirika kw'imico mbonera gukomeye, hari igikenewe. Ena White yabivuga neza mu gitabo cy'Ifuzwa ibihe byose, kandi akabivuga mu ncamake z'impamvu zose mu wifuzwa ibihe byose, paji 32. Reka tubirebe. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana ihereza umwana wayo. Ubushake bw'Imana bwarasohoye, imigenzereze y'amahanga, imiraba y'intambara ndetse n'imbaraga za kimuntu. Nubwo igihe cyari kigeze ngo isi yakire kuboneka k'umucunguzi, amahanga yose yarateraniye munsi y'ubwo buyobozi. Ururimi rumwe rukumbi nirwo rwari rwarabaye gikwira, kandi muri rusange rwari rwaremewe nk'aho ari rwo nyarwo. Abayuda bavuye mu bihugu byose babaga baratataniyemo, bateraniye i Yerusalemu mu minsi mikuru ya buri mwaka mu gusubira iwabo. Byari korohera gukwirakwiza mu isi yose inkuru yo kuza kwa Mesiya. Muri icyo gihe amadini gipagani yari arimo atakaza ubushobozi yari afite ku baturage. Bari bamaze kurambirwa kubwirwa ibitangaza ndetse n'imigani n'imihimbano. Bifuzaga cyane idini yashobora guhaza ibyifuzo by'imitima, kandi nubwo umucyo w'ukuri wasaga naho umaze kwitarura abatuye isi, hariho umutima yari ifite inyota ukuri, irembejwe n'agahinda n'umubabaro. Iyo mitima yahagizwaga no kwifuza Imana ihoraho n'ibyiringiro by'ubuzima bwanesheje igituro. Uko tumaze kubona aya magambo, tekereza aho turi muri iki gihe. Igihe cyarahise mu gutegereza kwa Yesu kwa mbere n'ugaruka kwe kwa kabiri, ariko nanone uyu munsi dufite inzira nyinshi cyane zakwifashishwaho ubutumwa bwiza bwakwirakwizwa vuba cyane, twifashishije interinete, imbuga nkoranyambaga, gucapa inyandiko, amaradiyo na televiziyo, byose biradukikije. Tekereza kuri iyi minsi, Imana yateguye ururimi ntirukiri imbogamizi. Nshobora guhagarara hano nuko binyuze mu basemuzi batandukanye mu ikoranabuhanga, ubu butumwa bushobora kogezwa mu bihugu birenga 100 mu mwanya umwe. Mubitekerezeho, uyu munsi imitima y'abagabo n'abagore ikeneye ikintu cyiza kurushaho. Bazi ko iyi si ifite ibibazo bikomeye. Bitekerezeho,
bitekerezeho uyu munsi amahanga afite ikikango, bitekerezeho icyorezo kirakwirakwira hose cyane, bitekerezeho Korea y'Amajyaruguru, Ubushinwa, Irani ni igicumbi cy'ibitwaro bya kirimbuzi tugeze kugira, bitigeze gukorwa mbere mu mateka y'isi, bishobora kudutwara ubuzima. Ni mu bitekereze ku bwiyongera k'ubushyuhe ku isi, nuko bihangayikishije abascientifique bibaza hazaza h'isi. Nimutekereze ku mitingito n'ibishyitsi, inzara, inkongi z'imiriro imyuzuye, n'imitekereze ku bitero bigaba ku mashuri aho utwo twana tujya ngo tuhabonere umutekano, nuko bakaharasirwa. Mu gihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo. Yesu waje bwa mbere mu gihe gikwiriye gisohoye. Ndimo ndabyagura ngira ngo mbabwire ko turiho mu gihe cy'uyu murongo w'amateka, mu gihe gikwiriye gisohoye. Imana ifite ingengabihe ikomeye. Nimufate Bibiliya turebe mu Bagalati igice cya 4 umurongo wa 4. Bagalati igice cya 4 umurongo wa 4. Gahunda y'Imana nihutishwa cyangwa ikererwe. Gahunda y'Imana nigenze ite? Ntikererwa. Imana igira ingengabihe biza mu mateka. Mbese yaba yarahishuye ibiza mu mateka? Mbese Imana yarahinduye abanyegiputa hobyo ngo ivane ubwoko bwayo mu buretwa babashije imyaka 430? Make them powerless and bring Israel out of Egypt bondage 430 years. Did he bring them out of Babylonian captivity? Mbese yaba yarabakuye mu bunyage bw'Abanyabuloni nyuma y'imyaka 70? Mbese Yesu yaba yaraje igihe gikwiriye? Amasezerano y'Imana ntabanguka kandi ntatinda. Imana igira ingengabihe iboneye, ariko ikagira gahunda nziza. Reba Bagalati igice cya 4 gahunda yayo. Ariko igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavuze atwarwa n'amategeko. Rero Imana igira igihe kiboneye, igihe gikwiriye gisohoye, ariko kandi ikanagira ingengabihe inonoseye hamwe na gahunda inoze. Imana yohereza umwana wayo. Nanone ubu kuza kwa Yesu ntibikiri birenze ibyo twatekerezaga, ntibikiri ibintu byabayeho gutyo gusa. Kubera icyemezo gihutiwe cyafashwe n'inama yihutirwa yo mu ijuru igihe Yesu yazaga bwa mbere, ntabwo byari Adamu na Eva bacumuye noneho ngo Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera bagwe mu majune batazi icyo bakora, ngo noneho babone gukora iyo plani y'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Yabaye imbere y'iremwa ry'umuntu kandi hateganywa uko bizagenda nacumura. Nanone mu gitabo Wifuzwa Ibihe Byose page 22 barabivuga. Inama yo gucungura umuntu ntabwo ikwiriye kugaragara ari nk'igitekerezo cyatinze ngo kibe cyaraje gikurikiye kugwa kwa Adamu, ahubwo n'ihishurwa ry'ubwiru bwagizwe ibanga uhereye kera kose. Iryo hishurwa ryagaragaje amahame agize urufatiro rw'ingoma y'Imana uhereye kera kose. Rero kumenya byose ni kimwe mu bigize Imana. Imana yabonye mbere ko icyaha kizabaho mbere y'uko kiba, itegura ko Yesu azaza gucungura inyoko muntu. Imana siyo nyirabayazana w'icyaha gikomeye ababyeyi bacu ba mbere bakoze. Umudendezo wabazaniye ingaruka, riski. Ariko Imana ntiyateguye uko izahangana n'izo ngaruka gutyo gusa, ahubwo yari ifite gahunda iteguye y'impongano y'isi yari imaze kwangizwa n'icyaha. Imana yari ifite umugambi wera wo gucungura isi binyuze mu mwana wayo ngo ntucikwe n'ubuzima. Ntibyabaye kubw'impanuka, nitwaretswe twenyine. Imana ifite gahunda nziza ku buzima bwacu. Igihe ababyeyi bacu ba mbere bacumuraga, Imana yatangaje umugambi wayo ko Yesu yagiye imbere y'abamarayika, kandi biri bitubwira icyo yabwiye Imana Data Yesu igihe umugambi wo gucungurwa watangazwaga mu ijuru. Iki ni ikintu gikomeye. Fata Bibiliya yawe turebe mu Baheburayo igice cya 10. Hari amagambo Yesu yabwiye Data wa twese mbere y'uko aza mu isi. Abaheburayo igice cya 10. Kandi mu gihe tugiye kurebera aha mu Baheburayo igice cya 10, Yesu yavuganye na se mbere yo kwigira umuntu.
nk'uko Imana Data umwana bari bagiye gutangaza ukuri imbere y'abamarayika ko Kristo azaza ku isi. Yesu aravuga, kandi ibi nibyo yavuze ku murongo wa 5 ahereye igice cya 10. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Rero muri ibi binyejana byose uvuye mu gihe cyo kwa Adamu ukageza mu gihe cya Kristo yaziye, hariho abatambyi gutamba ibimasa, ihene n'intama, ariko se avuga ngo ahubwo wanyiteguriye umubiri. Rero Yesu ari mu ijuru abwira se, wanyiteguriye umubiri, aha umwana w'Imana utegeka abamarayika, uwahoranye na Data ibihe byose, umwe utagira itangiro ntagire iherezo. Kristo uhoraho azaza yambaye umubiri w'umuntu, azahura n'ingorane z'ubuzima muri isi yaguye, azageragezwa na Satani bikomeye, ariko kugeza abamarayika bari batarumva uko bizagenda, kuko abamarayika ntibari kwihanganira ko n'umuyobozi wabo ukundwa babazwa no gucika k'umutima, agahinda, intimba n'umubabaro. Mu byumviro byanjye gusa, si ibyumviro byanjye gusa, kuko busoma mu byanditswe byera ko umumarayika utangaje yateye intambwe yigera imbere ati, oya, Yesu ntushobora kugenda, Yesu uri igikomangoma cy'ijuru, Yesu uri umwana w'Imana ihoraho, Yesu niwe utagira itangiro n'iherezo, Yesu ntushobora kujyayo, ndajyayo. Marayika niwe ubivuze. Yesu, reka ngende mu cyimbo cyawe, ntiwajya muri iriya si yononekaye, ntiwajya muri iriya si yuzuye ibyaha, ntiwajya muri iriya si yuzuye indwara, ntiwajya muri iriya si yahumanyijwe. Yesu, reka mbari ngenda, reka mbari njyayo. Ariko umuremyi we ubwe wenyine niwe ari bushobore gucungura ibiremwa bye. Mbega ubwiru buruta ubundi bwiru, igitangaje mu bitangaza, Yesu yavukanye umubiri, abana natwe. Emmanuel yaraje. Yesaya igice cya 7:14. Yesaya igice cya 7:14. Emmanuel yaraje. Yesu yavuye mu ijuru. Imana Data ifite ingengabihe itunganye. Imana Data ifite ingengabihe itunganye. Yesaya igice cya 7:14. Nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Imana inyuze muri Kristo. And shall call his name Emmanuel, God with us. God in Christ is tabernacled in human flesh. Imana iri kumwe natwe, ntiri kure y'umuntu wese. Imana muri Kristo iri kumwe natwe, azi buri twese muri twe, azi bitubabaza, azi bitugerageza, azi aho dutsinda n'aho dutsindwa, aratuzi twese. Yesaya igice cya 9:6 yabivuzeho nawe neza ati, mubimenye cyane, mubyiteho, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro, kandi gutegeka kwe bizagwira bitagira iherezo. Tumenye iki? Umwana atuvukiye. Ninde watuvukiye? Ni Yesu twahawe. Ni umukiza wawe, ni umukiza wanjye. Mbega ijambo rikurikiraho ni irihe? Umuhungu twahawe n'ijuru, ijuru ryaduhaye impano yaryo ikomeye, ubwami n'ubutware buzaba ku bitugu bye. Mbese ibyo bivuze iki? Nubwo ari umwana w'Imana, ariko ni umwami uganje utegeka isanzure, ibyo akora biri mu biganza bye, niwe mugenga. Nubwo umuntu wangiritse yagize amahitamo yo gucumura bikamuzanira ibyago, nubwo hari igihe ibyaremwe byose bitabasha kwitegeka, nubwo amahanga azashyamirana, ibyorezo bigakwira hose, aracyari umwami uganje. azaragiza umugambi we afitiye isi. Kumugirira icyizere bizana impinduka mu buzima bwawe. Ni umuyobozi w'umuhamagaro wawe ukuzanira amahoro masa umutima yacu. Niyo mutabazi, tubimenye. Ubutware biri ku bitugu bye. Mbese ibyo bitubwiye iki? Ni umuyobozi, ni umugenga,
kandi nawe wicaye ku ntebe ya cyami ni Imana ikomeye muzi uyobora inyenyeri kandi uyobora ayobora buri umwe muri twebwe mu buzima bwacu. Muzirikane umwana yatuvukiye cyangwa navutse n'uwavukiye umuhungu niwe uzahana uzitwa igitangaza. Mbese iri jambo gitangaza iyo bivuze iki? Ni nyiri bitangaza kandi agiye kuzagutangaza. Nyiri bitangaza umuhungu hari urusengero umubiri w'umuntu kuri wowe kandi uyu ni Kristo ugushaka ngo mu b'inshuti magara agufite ibitangaza. Izina rye rizitwa umujyanama. Murabizi ko akenshi abantu bajya bansanga bakambwira Pastor Marka, mbese hari inama wangira kuri iki cyangwa kiriya? Rimwe na rimwe njya mbigira ubwoba niba ndi umunyabwenge bihagije wo kubikora. Murabizi icyo ni kimwe ni umugisha kuri njye, ariko nkabwira ni mujye mugira umujyanama Yesu Kristo. Yesu ni umujyanama wacu biruseho. Ndavuga kuba mungiraho umujyanama bikomeye ni byiza, murabizi, kandi umujyanama utangaje yagiye ama ubutabazi. Yanekereza kuri ubwo bunaribonye umwanya umwe nari mfite amateraniro y'ivugabutumwa muri Swede kubwiza mu rwa mukuru Stockholm, mu bantu benshi cyane. Nagomba kubabwiriza muri diviziyo ya Trans Europe Burayi. Twari dufite ibihugu 19 kandi nari nshinzwe abapastori bose muri ibyo bihugu. Rero twagombaga kugenda cyane mu ndege. Perezida wa diviziyo yari Paulsen waje guhinduka umuyobozi w'inteko nkuru rusange, nuko arambwira ati Maka dufite inama muri Croatia. Yahoze yari Sugorofia, ambwira ko nyeneye kuhaboneka mu by'ukuri kuwa kabiri w'isabato. Arambwira ati ibyo ukora byose ugomba kubona, ngomba kukubona kuri uwo munsi kubera ko umuyobozi Neri Wilson wari perezida w'inteko nkuru rusange yavuze ko ukwiriye kuhaboneka. Nawe azaba hari kandi uzamuha raporo y'uko umurimo ukorwa muri diviziyo yacu. Rero ntuzabure muri iyo nama. Arambwira ati wigishe ku cyumweru nijoro noneho uzaze. Namubwiye ni sinzi uko nahagera, bigiye kungora kubera ko muri icyo gihe Yugoslavia bari abakomuniste hamwe na Croatia na Serbia, bose bari abakomuniste cyane. Nari mfite ubwoba rero, ariko nibyo ko namubwiye iki nicyo nshobora gukora. Nyuma yo kubwiriza nijoro ku cyumweru saa 3 zuzuye, hari gare ya moshi ituruka i Stockholm ikagera i Copenhagen. Nshobora kwitega, nzagenda nayo ijoro ryose ngende nsinziriye, noneho nzageraho ihagarara saa 4:30. kandi gutega iyo gare ya moshi byari ibintu biteye ubwoba muri iryo joro. Sinashoboye gusinzira, nuko iyo gare ya moshi ingeze i Copenhagen muri Denmark, kandi ubwo nananiwe cyane pe. Nagiye ku kibuga cy'indege Copenhagen, nuko ngiye kwerekeza Vienna, nkaza kongera gutega indege nerekera Zagreb ari wo murwa mukuru wa Croatia. Nuko ngeze Vienna mfite umunaniro kandi nzi ko ngomba kuba muri iyo nama, kandi ubwo hari kwa mbere w'isabato nyuma ya saa 6. Nuko niruka ngana ku kibuga cy'indege kuko nari mfite itumanaho rikomeye cyane. Nagiye ku kibaho cy'indege nsanga havuga ngo igihe mu kibuga cy'indege i Zagreb, igihe mu urugendo ruhagaritswe. Kandi ubwo nari ndaho i Vienna ku kibuga cy'indege kwa mbere w'isabato nyuma ya saa 6, kandi nzi ko ngomba kuba mu nama kwa kabiri kare mu gitondo. Nangira gutekereza cyane, ndavuga ni yawe nta bundi buryo, ntibishoboka. Nuko nagiye mu kaguni gato aho ndapfukama ndasenga, mwami nyeneye ubwenge bwawe, ndagukeneye mujyanama ukomeye, nyeneye kumfasha kuko nashaka kuba muri iriya nama, none sinzi icyo ndi bukore, sinshobora kugera hariya ngiye n'indege. Nuko ako kanya kose hanje bitekerezo njya aho babika ibitabo, aho njya gusomera igitabo umugore wanjye azi ko nkunda cyane, ariko ibyo si umwanya igihe cyabyo. Nagiye aho mu bubiko bw'ibitabo, nuko igitabo cya mbere nabonye ni igitabo cy'ikarita. Naragifashe iyo karita ndeba ukuntu igishushanyo cy'ikarita ni ikintu cyacimishije. Ndeba kuri Australia na boda zayo, nari mazi igihe kinini kuri boda za Australia na Yugoslavia boda kuko nigeze kuhiga. Nuko nibuka ko ndi ku ishuri muri Massachusetts, hari urugendo rwa mayiro 50 uvuye kuri boda. Nuko ndavuga ni nzi icyo ngiye gukora. Ni intega indege ikagengeza muri uriya mujyi. Ndi kubona ku ikarita ndaza kugenda nyikikije umupaka wa communiste, ndabandi hafi yo kuba muri iyo nama. Nuko naragiye ndirukanka nsubira inyuma, mbona handitse ko kuri handege ko tugomba, mbona handitse ko turagenda nyuma y'iminota 30. Nuko ndavuga ni mwami uri umujyanama wanjye mwiza utangaje, kuri ki ugiye kungeza ya mwami uri umujyanama wanjye utangaje,
nuko ngura tike ngeza aho hantu, nuko nza kubwira umushoferi twari tagisi ni ngeza ku mupaka, arambwira ati sinshobora kwakugeza ariko ndagufasha kugera aho wifuza kugera n'amaguru. Byiza nari narebye muri Yugoslavia inshuro nyinshi kandi nari nzi bike kuri politike yabo, sociological n'iyobokamana ryabo, kandi sinari mfite visa, ariko nari nzi ko hari abarinzi ku mupaka, kandi nari nzi ko no ku mupaka wa Serbia ku kibuga cy'indege bashobora kunterera kashe kuri visa. Nakomeza kugenderaho nkomeza kuvuga nti bamaye visa Croatia Zagreb, bamaye visa nagenda. Ariko ubwo nagendaga nahuye n'umusore wari umurinzi, arambwira visa nuko muhereza urupapuro rw'inzira passport, ariko avuga ati no visa ntushobora kugenda. Nuko ndavuga ni Imana umujyanama wanjye utangaje, ni iki wanzaniriye aha hantu? Ubwo nari nahamagaye abayobozi banjye mbabwira ni mureba ndi kugenda n'amaguru njya ku mupaka igihe nari ngiye kuhagera. Nanjye ndamuhamagara ndavuga ni muntegurira imodoka kuri ryaza guhita imfata, ariko anjye ati na visa nta kugenda. Nuko umwami yaje kutsunikira kurambura passport yanjye, ndavuga ni Serbia visa ku kibuga cy'indege. Serbia niho heza, Croatia nta visa. Croatia ni nziza nka Serbia. Nuko Serbia niho heza, Croatia nta visa ihaba. Croatia ni nziza nka Serbia. Nuko anerera kashe kuri passport yanjye, arambwira ngo ngaho genda. Nuko ndagenda. Imana ni umujyanama mwiza cyane. Ushobora kuzibona ubwawe mu bihe bisa nk'ibi nk'uko byangendekeye. Nta wundi mujyanama ufite wagukemura ibibazo byawe. Ariko niki byanditswe byera byatubwiye? Niki? Reka tubisome nanone. Yesaya igice cya 9:6. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, Yesu ubwe ni waguhawe. Muvomeho buri kimwe cyose ari cyo kuri wowe. Uko umwana tuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwe buza ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, azagukorera ibitangaza. Umujyanama n'umujyanama wawe, kandi aha inkuru nziza nuko uwo utangaje ari we mujyanama wawe. Niwe magambo abirakurikira. Mbese ninde? Ni Imana ikomeye. Dufite umujyanama, ni Imana ikomeye, ni Data twese uhoraho, mwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ntibizagira iherezo. Yesu Kristo ni igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye. We uhinege abana be ngo bakore inama ze. Afite ibimuranga Data twese uhoraho, umwami w'amahoro, kandi azaduha amahoro mu mitima yacu. Afite ingenga bihiboneye, kandi buri gihe akorera ku gihe. Yohereje umuhungu we, umwana we. Adufite gahunda itomoye. Yohereje umwana we, gahunda yateguwe neza. Yohereza umuhungu we mu isi, ariko afite intego nyamukuru. Tugaruke mu Galatiya igice cya 4:4. Imana ni igikererwa, ikorera ku gihe. Idufitiye imigambi ihamye. Yohereje umwana wayo ku isi. Rero Imana ntizigera ikerereza ukugaruka kwayo kwa kabiri, kandi by'Imana ifitiye gahunda ihamye. Ariko ifite intego nyamukuru. Tubona mu Galatiya igice cya 4:4, igihe gikwiriye gisohoye, Imana ireza umwana wayo wabyawe n'umugore, kandi avuze atwarwa n'amategeko. Nuhe mugambi wayo? Tubona ku 5 ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Intego nyamukuru y'Imana mu kuza mu isi kwari ukuducungura. Icyo itwifuriza idushakaho ni ukuzabana nayo byiteka. Ikiguzi twasabwaga cyarishyuwe. Igitambo cy'Yesu Kristo kiruzuye. Ubu turi abana b'Imana, twinjijwe mu muryango w'abana b'Imana binyuze mu gitambo cy'Yesu Kristo ku musaraba. Nta kindi kintu cy'agaciro ku Mana nko kuducyura iwacu. Nta kindi kintu gikomeye ku Mana nko kuducyura iwacu. Kudutegereza kwayo kwarakererejwe, ariko ntigikererwa. Iraturarikira kuba biringirwa mu gihe tumutegereje. Nubwo amasezerano ye yagumye kuba nk'ayo kuza kwa Kristo kwa mbere waje ku gihe kigeze.
kugaruka kwe kwa kabiri kuzaba ku gihe cyagenwe mu kadomo neza. Amasezerano ye ntajya ahera. Habakuki igice cya 2:3 tuhasoma ibyerekeye amasezerano y'Imana. Isezerano ryo muri Habakuki rifitanye isano no kugaruka kwa Yesu Kristo kwa kabiri. Habakuki igice cya 2:3 muri kureba hariya ku 3. Kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ihishurwa ryo kugaruka kwe ku musozo ntibizatinda kukugeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Byanditswe muri ya yitiriwe umwami Yakobo nshya. Umva indi verisiyo yayo y'icyongereza uko byuzuzanya. Aha hari ingeri y'ubu muri Habakuki igice cya 2:3. Mu gihe nahisemo amagambo yanjye ko azaza mu kuri, ushobora kwiringira ibyo navuze. Ahazaza bishobora gufata igihe kinini, ariko ukomeze kubitegereza bizaba. Igihe gikwiriye rero kigeze. Katuruvaye mu mujyi, ukongera kw'ibyaha, ihohoterwa, ibiza, ibitwaro bya kirimbuzi, guhubangana k'ubukungu, kwangira kw'imico mbonera no kubaho n'ibindi bibazo nk'imibanire y'abantu, ubukungu n'ibya politike byerekanye ko igihe gikwiriye gisohoye. Ukwangirika kw'ibidukikije, ibibazo by'urusobe mu kirere, umubumbe wacu byose urimo kwangirika, byerekana ko igihe gisohoye. Ibyorezo ku isi hose bitazwi kandi bijisha ndetse n'abanyabwenge mu bya siyanse byerekana ko igihe gisohoye byabacanze. Gushoberwa ku isi yose mu gihe cyacu byerekana ko igihe gisohoye. Ukwihuta kw'ibwiriza butumwa bwiza nk'uko twabyerekanye binyuze mu mbuga nkoranyambaga, internet, televiziyo, amaradiyo, inyandiko, abavuga ubutumwa hirya no hino ku isi byerekana ko igihe gikwiriye gisohoye. Kristo waje bwa mbere nk'uruhinja i Betelehemu mu muvure, adufitiye umugambi kandi impamvu yatumye aza bwa mbere yari izanamugarura bwa kabiri. Impamvu yamuzanye bwa mbere kwari ukugira ngo azagaruke n'ubwa kabiri. Impamvu yamuzanye akabambwa ku musaraba kwari ukugira ngo azagaruke nk'umwami. Impamvu yamuzanye ari ukuzanira agakiza k'umutima wawe, si yo kuguhana mu isi y'icyaha y'umubabaro, indwara z'umutima n'urupfu, ahubwo no kugarura kukujyana iwanyu mu rugo. Yaje bwa mbere gucungura inyoko muntu, none bazagaruka kujyana abo yicunguriye. Yaje bwa mbere kuri uyu mubumbe wacu, ariko ubwo azagaruka kutwijyanira mu ijuru. Intego nyamukuru y'inama y'agakiza ni ukutujyana iwacu mu rugo. Iyi si yuzuye indwara, kwabazwa n'urupfu, siho iwacu. Intsinzi yamaze kuboneka. Satani yaratsinzwe kandi yarabizi neza, ariko kurwana n'imbaraga zose ngo agundirire buri wese kuzarimbukana nawe. Kubera iki umubi ari kurwanya urubyiruko rwacu? Kubera iki ibirangaza n'ibigusha byuzuye kuri interineti ngo byigarurire intekerezo zacu, ngo ibyo by'ubugingo bwacu? Kubera iki ari gukoresha cyane urugamba rwa filime za Hollywood n'irari ryabo, ubusambanyi, ubusambo, ubwicanyi, kuvusha amaraso? Kubera iki benshi babaye umunyago wo gukunda ibintu n'idini? Kubera iki Satani arimo kurekurira imbaraga zose zikuzimu muri iki gihe cyacu? Nuko azi neza ko igihe gisohoye. Satani ashobora kwiga ubuhanuzi, azi neza ko turi hafi yo kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu adufitiye umugambi umwe, ariho kutujyana iwacu. Yesu yaranesheje, ubuzima buhoraho ni ubwacu, ijuru riratwegereye kandi bidatinze tugiye kwitahira iwacu. Mu Kuboza 1945 mu ntambara ya kabiri y'isi yose irangira, amasezerano y'amahoro yari yasinywe, intsinzi yari yabonetse, ariko hari hakiri ingabo z'abasirikari 8,000,000 zigihari zitari ziri mu rugo, kandi ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gutegura uko bashyira iherezo ku ntambara. Nuko amezi menshi bateguye gahunda yiswe Operation Magic Carpet. Dukeneye gusubira iwacu, abahungu bacu tugomba kubacyura 8,000,000 z'ingabo. Nuko rero amato 370, buri kintu cyose cyashoboraga kureremba, buri kintu cyose cyashaka gutwara abasirikari bacu ngo batahe
batangiye kugikoresha bahungisha bavana ku mwaro w'Ubwongereza, batangira kubakura mu Filipine, mu nyanja y'Abayapani, muri Atlantique na Pacifique. Uku kwahungisha gukomeye kwabeye no mu ndege z'abatwaraga i Saratoga, batahuka ari 29 abasirikare 204 twashoboye gutahura ingabo 435 mu kwezi. Umwamikazi Elizabeth n'umwamikazi Maria basize amarangi intambara itangira, nuko bazenguruka inyanja Atlantique bakira abasirikari bacu. Nuko ujya abasirikari bageraga mu ngo zabo iwabo, gari ya moshi zarakwamye, ariko 45 bagize iwabo ari bazima. 45 tugomba kugarura abasirikari bacu. Imbaraga zose za guverinoma z'Abanyamerika zari ni mutahura abasirikari bave mu ntambara ya kabiri y'isi yose wabo ari bazima. Kandi indirimbo yaririmbwaga ari tuzaba turi iwacu mbere ya Noheli, kandi benshi muri bo bagejejwe iwabo mbere y'ukuza. Los Angeles baza gutuzwa i Chicago, bagiye New York City. Ariko ni gute bari bugeri iwabo? Bari bugende na gari ya moshi, n'abaturage bigaruye amatike muri gari ya moshi bavuga bati, fata umwanya wanjye musirikare, fata umwanya wanjye sirikari. Kenshi cyane izo gari ya moshi ntizari bushobore kubageza mu ngo mbere ya Noheli. Uzaba he ku munsi wa Noheli, kandi aho uzaba hamwe mu hantu uzi Uburengerazuba bwa hagati, ariko si wacu Chicago, si wacu New York, si wacu Boston. Kandi gari ya moshi zihari, abantu baruhuruka bava muri gari ya moshi bavuga musirikari. Ntibari barigeze bahura nabo abantu mbere yuko batahuka hamwe nanjye babacyuye iwabo kuri Noheli ngo basangire. Babahaga impano. Hari abashoferi b'amatagisi i Los Angeles babatwaraga iwabo. I New York bari bahari babatwara iwabo. Abasirikari 6 nabonye bamujyana iwabo. Abanyamerika bose twabonaga bacyura, ariko hari itsinda rimwe ritigeze ritahuka mu mwaka w'1945. Abo bari abasirikare b'abageni 70,000 by'abasirikari b'Abanyamerika bari bararongoye bamwe mu bakobwa b'Abongereza babonye ko ari beza, ndetse n'Abafaransa. Nuko mu 1946 uburenganzira bw'intambara bwatangiye gushyirwaho. Nuko ubwo bageni batangiraga kugaruka baje mu mujyi wa New York ku cyambu, hari amabandi ariko hakinira. Ushaka kwiyumvisha abasirikari bazanye abageni abagore babo iwabo, ugutahuka gukomeye mu mateka y'isi kwabayeho mu ntambara ya kabiri y'isi. 8,000,000 bahagaruye iwabo baracyurwa, bahagaruriwe umunezero wabo, umunezero, impundu. Abasirikari baruhiye ku rugamba, ariko icyo si cyo kwimurwa gukomeye mu mateka. Yesu ntabwo azazana n'amato 370, ntabwo azazana n'abamarayika ibihumbi n'ibihumbi bitabarika. Kandi kwimurwa gukomeye mu mateka kugiye kuzabaho Yesu nagaruka. Abijuru bose barabyishimiye. Abijuru bose bishimiye ko Yesu agiye kukuzana n'abamarayika be kuducyura iwacu. Kandi amarembo y'izahabu y'umurwa urabagirana w'Imana azizunguza twikingurire. Nuko Yesu azatujya imbere y'abamarayika bera. Nuko avuga ati, aba ni abantu banjye, ni karibu iwanyu. Hazaba ibirori bikomeye by'ubukwe bwa ntama buzabera kuri ayo meza maremare, birenze iby'amaso yacu ashobora kubona. Bizaba birabagirana birenze. Yesu Kristo agiye kugaruka. Tuzajyana nawe tuve ku masa amwe tujye ku yandi, tuve ku nyenyeri imwe tujya ku yindi. Agiye kugaruka kutwitwarira iwacu. Umukwe w'ijuru yishimye cyane biruseho. Abageni be bashyingiranywe nawe mu gihe cy'intambara. Abo bageni bari kure. Yesu aratubona tunanijwe n'urugamba n'intambara yari ndende. Abasirikari ba Kristo bamwe barakomerekejwe, abandi bapfiriye ku rugamba. Yari intambara y'amaraso, yari amakimbirane arambye. Ni intambara y'igihe kirekire irambye, ariko igihe agiye kuza kutwicyurira iwacu. Kandi ibyo ni igitsi ku mutima wacu. Turashaka gutaha. Icyashyizwe mu bwonko bwacu nuko tugomba gushaka gutaha. Ibyo ni igitsi ku mutima wacu. Turashaka gutaha. Agiye kugaruka.
se barakererewe, ariko amasezerano ye ni ay'ukuri. when the fullness Igihe gikwiriye gisohoye, God again Imana izongera send forth kohereza umwana wayo kucyura abana be, to take his church. kandi icyo ni igitsi ku mutima wanjye. And deep within my heart, I want to be ready. Ndashaka kwitegura, I don't want to miss the great, great homecoming. ndashaka I want nothing in my life kutazabura ko nanjye yanyura iwacu aho akomeye. Nta kindi nshaka mu buzima bwanjye cyakwitambika hagati yanjye n'umukiza. Tekereza uko bizaba bimeze kuri uwo munsi, igihe tugendana nawe mu cyubahiro gitangaje, dazzling glory through the cars of the sky. tugendera mu bicu, tuvanywe muri uyu munaniro w'intambara zo mu isi, Welcomed ngo twakirwe mu birori greatest celebration by'akataraboneka, dusangire n'intama. the marriage supper of the Lamb. Mbese urashaka You want to gutaha? go? You want to just raise your hand and say, Lord, I want to go. Wazamura ikiganza cyawe ukavuga uti, mwami, You're coming soon. ugiye kugaruka Time vuba is going on longer than we've bidatinze. expected. Igihe kirimo gushira vuba kurenza uko twabitekerezaga, We long for ariko that ugiye day. kugaruka, kandi turagutegereje kuri urya munsi ubwo uzagaruka kuducyura iwacu. Thank you, Jesus, Urakoze Yesu, that our hearts can anticipate kuko imitima yacu iteganya ko dushobora kuba mu gihe kineje cyo gutegereza uyu munsi, ejo hazaza, that until you no kugeza igihe uzagarukira. Mu izina rya Yesu, amen.